Mu ndamukanyo ya benshi dukunze kuvuga ko Imana ari nziza, tugasubiza ko ibihe byose ari nziza, ari nayo kamere yayo. Nizeye nashidikanya ko nawe ari kubyemera utabihakana. Niba wemera Imana, niba uri kunyumva kandi uyishimire ko yaguhaye amatwi yumva neza, byagera kuri uno murya wa gitari byo bikaba akarusho. Nzi neza ko nawe wakunejeje. Ni nawe uraduherekeza muri iki kiganiro cyiza twaguteguriye kandi tugiye kukugezaho. Ntabwo nzi icyo ukora, ariko nzi neza ko ugikora neza. Ariko se nkubaze, abo ukorana nabo, abakubona aho ukorera, bagutangira ubuhamya ko ukora neza, kuri intwari witangira akazi? Nibyo nkwifurije. Kuri uno munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'intwari twigiraho byinshi dusoma muri Bibiliya. Abo ni Dawidi, Yonatani. Bakoze byinshi byiza nk'uko uri buze kubyumva muri iki cyegeranyo cyiza twaguteguriye. Aho uri kandi ukunze kubiteka ni kuri Kwiringira TV. Nize nashidikanya ko wamaze gukora subscribe. Ubaye utarayikora wayikora rwose, ntacyo bitwaye, maze nawe ukiyongera mu mubare wa benshi babana natwe umunsi ku wundi. Ubutumwa bwiza nibwo tubagezaho, niyo ntego yacu, nk'uko biri mu kirangantego cyacu. Mateyo 24 ku murongo wa 14. Ubutumwa buzigishwa ku isi yose. Natwe ni uwo mujyo tujemo. Nge nitwa Tuyisabe Nelson, nkuhaye ikaze. Yonatani yari intwari akaba n'indahemuka. Umuhungu w'imfura wa Sawuli yitwaga Yonatani, yari umusirikare w'intwari. Dawidi yavuze ko Yonatani yihutaga kurusha Kagoma, kandi ko yari afite imbaraga kurusha intare. Hari igihe Yonatani yabonye abasirikari 20 b'Abafilisitiya ku musozi. Yahise abwira uwari umutwaje intwari ati, turabatera, Yehova naduha ikimenyetso. Niba tubwira ngo tuzamuke, turamenya ko tugomba kubatera. Abafilisitiya bahise bababwira bati, ngaho nimuzamuke murwane. Abo bagabo babiri bazamutse umusozi bica abo basirikare bose. Yonatani niwe wagombaga gusimbura se Sawuli akaba umwami kuko yari imfura. Ariko yarazi ko Yehova Imana yatoranije Dawidi ngo azabe umwami, kandi ntiyigeze amugirira ishyari. Yonatani na Dawidi babaye inshuti magara. Basezeranye ko buri wese yagombaga kurinda undi. Yonatani yahaye Dawidi ikoti rye, inkota ye, umuheto we n'umukandara we nk'ikimenyetso cy'ubucuti. Igihe Dawidi yahungaga Sawuli, Yonatani yagiye kumureba aramubwira ati, komera kandi ugire ubutwari. Ni wowe Yehova Imana yahisemo ngo ube umwami, kandi na data arabizi. Ese nawe wifuza kugira inshuti nyakuri imeze nka Yonatani? Yewe ntacyo nkwijeje, ariko komeza uyishakisha, hari igihe uzayibona. Ntabwo nguciye intege nanone. Yonatani yashyize ubuzima bwe mu kaga inshuro nyinshi kugira ngo afashe inshuti ye. Yari azi ko Sawuli yashakaga kwica Dawidi, maze aramubwira ati, niwica Dawidi uzaba ukoze icyaha kuko atigeze agucumuraho. Sawuli yarakariye Yonatani cyane. Yonatani amaze gupfa, Dawidi yashakishije umuhungu we witwaga Mefibosheti. Amubonye aramubwira ati, nzakwitaho mu buzima bwawe bwose, kubera ko so yari inshuti yanjye. Uzaba mu nzu yanjye kandi urire ku meza yanjye. Dawidi ntiyigeze yibagirwa inshuti ye Yonatani. Mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Nawe ufite urukundo ruruturu, k'umuntu ahari ubugingo bwe kubw'inshuti ze. Umva, ibi byanditse muri Yohana ibice 15 ku murongo wa 12 ukageza ku murongo wa 13. Iyo nkuru irimo amasomo menshi kandi meza ari budufashe. Iki cyegeranyo twigiyemo byinshi, ariko reka tugomeze twigane kwizera kwa Yonatani na Dawidi. Babaye nk'agati k'inkubirane, babaye inshuti nyanshuti.
urugamba rwari rurangiye kandi ikibaya cya Ela cyari gituje. Mu gihe akayaga ka nimugoroba kahuhaga ku mahema yo mu nkambi ya gisirikare, umwami Sawuli yaganiraga na bamwe mu basirikare be. Umuhungu we w'imfura Yonatani yari ahari. Hari n'umusore wari umushumba warimo abara inkuru. Uwo musore yitwaga Dawidi kandi yavugaga iyo nkuru yishimye cyane. Sawuli yari amuteze amatwi yitonze kandi ntiyifuzaga ko hagira ikimucika. Yonatani we yumvaga ameze ate? Yari yararwanye intambara nyinshi z'Imana kandi yari yarazitsinze, ariko uwo munsi si we wari watsinze urugamba, ahubwo rwari rwatsinzwe na wa musore. Uwo ni Dawidi. Yari yivuganye igihangange cyitwaga Goliyati. Icyo gihe Dawidi yarashimagijwe cyane kandi ahabwa icyubahiro. None se ibyo byatumye Yonatani amugirira ishyari? Uko Yonatani yitwaye bishobora kugutangaza cyane. Bibiliya igira iti, Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, ubugingo bwa Yonatani buba agati k'inkubirane n'ubwa Dawidi. Akunda Dawidi nk'uko yikunda. Yonatani yahaye Dawidi intwaro yarwanishaga, harimo umuheto we. Iyo yari impano idasanzwe kuko Yonatani yari asanzwe ari umurashi w'umuhanga nk'uko twari twabibonye haruguru. Nanone kandi Yonatani na Dawidi bagiranye isezerano, bavugana ko batazahemukirana, ahubwo ko bazajya bashyigikirana nk'uko twari twabikomojeho. Byanditse mu rwambere rwa Samweli ibice 18 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 5. Abo ni bamwe mu bantu bavugwa muri Bibiliya bakundanye cyane. Kugira ubucuti ni ngombwa ku bantu bizera Imana. Iyo duhisemo inshuti neza tugashyigikirana kandi tukirinda guhemukirana, tugira kwizera gukomeye muri iyi si itarangwa n'urukundo. Soma mu Migani ibice 27 ku murongo wa 17. Ariko kandi reka turebe icyo twakwigira ku bucuti bwa Dawidi na Yonatani. Icyo ubucuti bugomba kuba bushingiyeho. Kuki Dawidi na Yonatani bahise bakundana? Ibyo byatewe n'icyo ubucuti bwabo bwari bushingiyeho. Reka turebe uko byatangiye. Yonatani yari mu bihe bitoroshye. Se wa Yonatani ari we Sawuli yagendaga ahinduka mubi cyane, nubwo yahoze ari umuntu wicisha bugufi kandi wumvira. Yaje kuba umwibone utubaha Imana nk'uko byanditse mu rwambere rwa Samweli ibice 15 ku murongo wa 17 ukageza ku murongo wa 19 n'umurongo wa 26. Kuba Sawuli yaragendaga aba mubi bishobora kuba byarababaje Yonatani cyane kuko yakundaga se, nk'uko byanditse mu rwambere rwa Samweli ibice 20 ku murongo wa 2. Yonatani ashobora kuba yaribazaga ukuntu ibyo Sawuli yakoraga byari kugira ingaruka ku bwoko bwa Yehova yari yaratoranyirije. Ese kuba Sawuli yarigometse ku Mana byari gutuma Abisirayeli badakomeza gukorera Yehova, bityo nawe ntakomeze kubemera? Birumvikana ko ibyo byari ibihe bigoye kuri Yonatani wari ufite kwizera. Ibyo byose bishobora kuba ari byo byatumye Yonatani akunda Dawidi cyane. Yonatani yabonye ko Dawidi yari afite kwizera gukomeye. Ibuka Dawidi utarigeze atinya Goliyati, wari igihangange kandi ingabo za Sawuli zari zamutinye. Dawidi yumvaga ko kwishingikiriza ku Mana byari gutuma agira imbaraga kurusha Goliyati, nubwo we yari afite intwaro nyinshi kandi zikomeye. Nk'uko byanditse mu rwambere rwa Samweli ibice 17 ku murongo wa 45 ukageza ku murongo wa 47. Mbere yaho Yonatani nawe yigeze gutekereza atyo. Yemeraga adashidikanya ko we n'uwari umutwaje intwaro bashoboraga gutera ibirindiro by'abanzi babo kandi bakabatsinda. Kuki yabibonaga atyo? Yavuze ati, nta cyabuza Imana gukiza,
nk'uko byanditse mu rwa mbere rwa Samweli ibice 14 ku murongo wa 6. Yonatani na Dawidi bari bafite byinshi bahuriyeho, bizeraga Imana kandi barayikundaga cyane. Icyo nicyo ubushuti bwabo bwari bushingiyeho. Nubwo Yonatani yari umwana w'umwami kandi akaba yari hafi kugira imyaka 50, naho Dawidi akaba yari umushumba kandi yari afite imyaka igera kuri 20, ntibyababujije gukundana. Isezerano bagiranye ryatumye bakundana urukundo rwa nyarwo. Mu buhe buryo? Ibuka, Dawidi yari azi neza ko Imana ishaka ko asimbura Sawuli akaba umwami wa Isirayeli. Ese yabigize ibanga abihisha Yonatani? Oya, inshuti nyanshuti zibwirana byose kandi ntacyo zihishanya. None se Yonatani amaze kubimenya yabyakiriye ate? Byari kugenda bite iyo Yonatani aba yifuza kuba umwami kugira ngo akosore amakosa se yari yarakoze? Bibiliya nivuga ko Yonatani yaba yari afite ibitekerezo nk'ibyo. Ivuga ko gusa Yonatani yari indahemuka kandi ko yari afite kwizera, kandi ibyo nibyo byari iby'ingenzi. Yahise abona ko Dawidi ayoborwa na Mwuka Wera nk'uko byanditse mu rwa mbere rwa Samweli ibice 16 ku murongo wa 1 n'umurongo wa 11 ukageza ku murongo wa 13. Ibyo byatumye yubahiriza isezerano bagiranye kandi ntiyagirira Dawidi ishyari, ahubwo akomeza kumukunda. Yonatani yifuzaga ko iby'Imana ishaka bikorwa. Yonatani na Dawidi bizeraga Imana cyane kandi barayikundaga. Ubwo bucuti bwatumye abona imigisha. Niki twakwigira ku kwizera kwa Yonatani? Abagaragu b'Imana bose bakagombye guha agaciro ubushuti bagirana n'abandi. Iyo inshuti zacu zifite kwizera gukomeye, zishobora gutera inkunga nubwo twaba tutanganye imyaka cyangwa tutari ku rwego rumwe. Yonatani na Dawidi bateranaga inkunga kandi buri wese agakomeza mugenzi we. Ibyo babikoraga kandi batanganye imyaka nk'uko twabibonye haruguru. Yonatani yahuye n'ikibazo cyo guhitamo uwo yari kubera indahemuka. Sawuli yabanje gukunda Dawidi amuha umutwe w'ingabo ayobora, ariko bidateye kabiri Sawuli yatangiye kumugirira ishyari. Icyakora Yonatani ntiyigeze amugirira ishyari. Dawidi yatsinze abanzi b'Abisirayeli bitwaga Abafilisitiya, kandi yabatsinze inshuro nyinshi. Ibyo byatumye abantu batangira gukunda Dawidi bakajya bamuvuga ibigwi. Hari n'igihe abagore bo muri Isirayeli baririmbye bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica ibihumbi bibarirwa muri za 100. Sawuli yanze iyo ndirimbo kubi. Bibiliya igira iti, kuva uwo munsi Sawuli yatangiye kwishisha Dawidi nk'uko byanditse mu rwa mbere rwa Samweli ibice 18 ku murongo wa 9 n'umurongo wa 7. Yatinyaga ko Dawidi yazamwambura ubwami, ariko Sawuli yaribeshyaga. Birumvikana ko Dawidi yari azi neza ko azasimbura Sawuli, ariko ntiyigeze atekereza kwigarurira ubwami bw'umuntu washyizweho n'Imana, kandi uwo muntu akaba yari akiri ku ngoma. Sawuli yacuze umugambi wo gutuma Dawidi agwa ku rugamba, ariko bibi by'ubusa. Dawidi yakomeje gutsinda urugamba kandi arushaho gukundwa n'abantu. Icyo Sawuli yakurikijeho ni ukwifashisha abagaragu be n'umuhungu we w'imfura mu mugambi mubisha wo kwica Dawidi. Ngaho tekereza ukuntu Yonatani yababajwe cyane no kubona se acura umugambi mubisha nk'uwo. Byanditse mu rwa mbere rwa Samweli ibice 18 ku murongo wa 25 ukageza ku murongo wa 30.
Yonatani yakundaga se, ariko nanone yakundaga Dawidi cyane. None se yari kubyifatamo ate? Ese yari gukunda Dawidi akamurutisha se? Yonatani yavuze ati, umwami nacumure ku mugaragu we Dawidi, kuko Dawidi atigeze agucumuraho, ahubwo yagukoreye ibintu byiza cyane. Yashyize ubugingo bwe mu kaga, yica Umufilisitiya, bituma Imana iha Abisirayeli bose agakiza gakomeye. Warabibonye kandi waramushimiye. None kuki wacumura ku maso y'utariho urubanza ukica Dawidi umuhora ubusa? Nibura icyo gihe Sawuli yashyize mu gaciro, yumvira Yonatani, ndetse arahira ko atazongera guhiga Dawidi. Ariko Sawuli ntiyari wa mugabo uhagarara ku byo yavuze. Dawidi yakomeje kugera kuri byinshi, maze Sawuli aganzwa n'ishyari. Umunsi umwe amutera icumu, nk'uko byanditse mu rwa mbere rwa Samweli ibice 19 ku murongo wa 4 ukageza ku wa 6, ndetse n'umurongo wa 9 ukageza ku murongo wa 10. Ese wigeze ugera mu mimerere igusaba guhitamo uwo wabera indahemuka? Niba byarakubayeho wiboneye ko biba bitoroshye. Iyo bimeze bityo, hari abakubwira ko umuryango wawe ari wo wakagombye kuza ku mwanya wa mbere, ariko Yonatani we siko yabyumvaga. None se yari gushyigikira se kandi Dawidi ari we wari indahemuka ku Mana? Ubwo rero umwanzuro Yonatani yari gufata wari guterwa n'urukundo yakundaga Imana. Niyo mpamvu yashyigikiye Dawidi ku mugaragaro. Icyakora nubwo Yonatani yabereye Imana indahemuka, nanone yabereye se indahemuka, amugira inama aho kumubwira ibyo yifuzaga kumva. Twakagombye kwigana Yonatani natwe tukaba indahemuka. Kuba indahemuka bisaba kwigomwa. Yonatani yongeye kugerageza kunga Sawuli na Dawidi, ariko icyo gihe bwo bamwamaganiye kure. Dawidi yagiye kureba Yonatani mu ibanga, amubwira ko ahangayikishijwe n'uko Sawuli ashobora kumwica. Dawidi yabwiye Yonatani ati, ubu urupfu rurangira amajanja. Yonatani yijeje Dawidi ko agiye kuneka ngo yumve intego se afite, maze nawe amubwira uko byifashe. Kubera ko Dawidi yari yihishe, Yonatani yari kumumenyesha uko bimeze akoresheje umuheto n'imyambi. Gusa Yonatani yasabye Dawidi kumurahirira ko azubahiriza iyi ndahiro. Uzakomeze kugaragariza ineza yuje urukundo abo mu rugo rwanjye kugeza ibihe bitarondoreka. Yehova narimbura abanzi bawe bose akabakura ku isi, izina ryanjye nirizakurwe mu nzu yawe. Dawidi yemeye ko igihe cyose yari kwita kubo mu rugo rwa Yonatani kandi akabarinda, nk'uko byanditse muri urwa mbere rwa Samweli ibice 20 ku murongo wa 3 n'uwa 13 ukageza ku wa 27. Yonatani yagerageje kuvuganira Dawidi, ariko Sawuli arushaho kurakara. Sawuli yabwiye Yonatani ati, wa mwana we w'umuja w'ikigomekewe. Yongeraho ko kuba Yonatani yarifatanyije na Dawidi byari gukoza isoni umuryango we. Yabwiye Yonatani ko agomba gutekereza ku nyungu ze. Yaramubwiye ati, igihe cyose mwene Yesayi azaba akiriho, ubwami bwawe ntibuzahama. Yonatani yongeye kwinginga se amubwira ati, kuki agomba kwicwa? Yakoze iki? Ibyo byatumye Sawuli arushaho kurakara. Nubwo yari ashaje, yari agifite imbaraga zo kurwana. Yahise atera icumu Yonatani, nubwo Sawuli
yari umusirikari watojwe kandi w'umuhanga, yaramuhushije. Yonatani yarababaye cyane, maze agenda arakaye, nk'uko byanditse mu rwa mbere rwa Samweli ibice 20 ku murongo wa 24 ukageza ku murongo wa 34. Yonatani ntiyashingiye ku nyungu ze bwite. Bukeye bwaho Yonatani yagiye kureba Dawidi aho yari yihishe mu gasozi. Yonatani yarashe umwambi nk'uko bari barabivuganye ngo amumenyeshe ko se yari yagambiriye kumwica. Nyuma yaho Yonatani yohereje umugaragu we asubira mu mujyi. Kubera ko Yonatani na Dawidi bari basigaye bonyine, nibura babonye akanya ko kuganira. Bombi bararize, maze Yonatani asezera ku nshuti ye Dawidi, maze Dawidi afata inzira arahunga. Byanditse mu rwa mbere rwa Samweli ibice 20 ku murongo wa 35 ukageza ku murongo wa 42. Yonatani yakomeje kuba indahemuka muri ibyo bihe biruhije, kandi ntiyaharaniraga inyungu ze bwite. Satani, umwanzi w'abantu bose b'indahemuka, yari kwishima iyo Yonatani yigana Sawuli agatwarwa n'inyota y'ubutegetsi no kwishakira icyubahiro. Jya wibuka ko Satani yuririra kuri kamere y'ubwikunde ikunze kuba mu bantu. Ibyo nibyo yuririyeho ashuka Adamu na Eva, bari mu babyeyi bacu ba mbere, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 6. Ariko ntiyashoboye gushuka Yonatani. Satani agomba kuba yarahasebeye rwose. Ese nawe nuhura n'ikigeragezo nk'icyo uzatsinda? Turi mu isi irangwa n'ubwikunde, ubwibone. Ariko iyo dusomye mu rwa 2 rwa Timoteyo ibice 3 duhereye ku murongo wa 1 tukageza ku murongo wa 5, tuhasanga inama tugomba gukurikiza. Ese tuzigana Yonatani tugaragaze ubudahemuka kandi twirinde ingeso mbi y'ubwikunde n'ubwibone? Yonatani yaburiye Dawidi ngo ahunge kugira ngo adahura n'akaga. Waranshimishaga cyane. Amaherezo Sawuli yanze Dawidi agera n'ubwo amera nk'uwafashwe n'ibisazi. Yonatani yumvise abuze uko agira igihe yabonaga se yegeranye ingabo ze akaziyobora ngo zizenguruke igihugu cyose zihiga umuntu umwe w'inzirakarengane, nk'uko byanditswe mu rwa mbere rwa Samweli ibice 24 ku murongo wa 1. Ese Yonatani yafatanije na se? Igishimishije nuko nta hantu ibyanditswe bivuga ko yafatanije na se muri ibyo bikorwa bibi. Ibyo ntiyari kubikora kuko yaharaniraga kubera Imana na Dawidi indahemuka, kandi akaba yarazirikanaga isezerano yari yaragiranye na Dawidi. Yonatani yakomeje gukunda Dawidi. Hashize igihe yongeye guhura na Dawidi bahuriye ahitwa Ihoreshi, bisobanura ngo ishyamba. Horeshi ni agace gaherereye mu misozi karimo ishyamba, kari mu birometero bike uvuye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Heroboroni. Kuki Yonatani yashyize ubuzima bwe mu kaga akajya gushaka Dawidi aho yari ari mu ishyamba? Bibiliya itubwira ko Yonatani yari yagiye gufasha Dawidi kwiringira Imana, nk'uko byanditswe mu rwa mbere rwa Samweli ibice 23 ku murongo wa 16. Yonatani yabigenje ate? Yonatani yabwiye inshuti ye ati, ntutinye kuko data Sawuli atazagufata. None si icyo cyizere cyari gishingiye kuki? Yonatani yizera kadashidikanya ko Imana izasohoza umugambi wayo. Yaramubwiye iti, uzaba umwami wa Isirayeli. Umuhanuzi Samweli yari yarabivuze mbere yaho. Icyo gihe Yonatani yibutsaga Dawidi ko Imana buri gihe isohoza ibyo yavuze. Nanone kandi Yonatani we yumvaga azabiki. Yaravuze ati, nzaba uwa kabiri kuri wowe. Uwo mugabo yicishaga bugufi rwose,
yari yiteguye kuyoborwa n'uwo mwana yarushaga imyaka 30 yose kandi akamushyigikira. Yonatani yaravuze ati, kandi na data Sawuli ibi yarabizi, nk'uko byanditse mu rwa mbere rwa Samweli 23:17. Uretse ko yigiza nkana, Sawuli yari azi neza ko atazatsinda Dawidi kuko Imana yari yaramutoranyije ngo azamusimbure. Yonatani yateye inkunga Dawidi igihe yari ayikeneye. Nta gushidikanya ko mu myaka yakurikiyeho Dawidi yakomezaga kwibuka ayo magambo Yonatani yamubwiye. Ikibabaje ni uko ayo magambo ari nayo ya nyuma yavuganye nawe. Ikindi kibabaje ni uko Yonatani atigeze aba uwa kabiri kuri Dawidi nk'uko yabitekerezaga. Byagenze bite? Yonatani yajyanye na se ku rugamba bagiye kurwanya Abafilisitiya. Bari abanzi ba Isirayeli, bagombaga kujyana na se ku rugamba. Ntacyo umutimanama we wamushinjaga, kuko yaharaniraga gukora iby'Imana ishaka atitaye ku makosa ya se yakoraga. Yarwanye inkundura kandi agaragaza ubutwari ku rugamba, ariko Abisirayeli baranga baratsindwa. Sawuli yabaye mubi ku buryo yageze n'ubwo ajya mu bapfumu. Amategeko y'Imana avuga ko iki ari icyaha gihanishwa igihano cy'urupfu. Ibyo byatumye Imana itongera kubaha umugisha. Abahungu 3 ba Sawuli baguye ku rugamba, harimo na Yonatani. Sawuli yarakomeretse cyane maze ariyahura, nk'uko byanditswe mu rwa mbere rwa Samweli 28 ku murongo wa 6 ukageza ku murongo wa 14. Yonatani yabwiye Dawidi ati, uzaba umwami wa Isirayeli, nanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe. Nk'uko twari twabikomojeho, biboneka mu rwa mbere rwa Samweli 23 ku murongo wa 17. Dawidi yagize agahinda kenshi nubwo Sawuli yari yaramurembeje kandi akamuteza ibibazo. Ntibyabujije Dawidi kumuririra kuko yari umugwaneza kandi akababarira. Dawidi yanditse indirimbo y'agahinda aririra Sawuli na Yonatani. Yanditse amagambo akora ku mitima avuga iby'inshuti ye agira ati, uneye agahinda kenshi muvandimwe wanjye Yonatani, waranshimishaga cyane, urukundo rwawe rwari ruhebuje, rwandutiraga urw'abagore. Byanditse mu rwa kabiri rwa Samweli igice cya mbere ku murongo wa 26. Dawidi ntiyigeze yibagirwa isezerano yagiranye na Yonatani. Hashize igihe kirekire yitaye ku muhungu wa Yonatani wari waramuganye, yitwaga Mefibosheti, nk'uko byanditse mu rwa kabiri rwa Samweli ibice 9 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 13. Koko rero Dawidi yigiye byinshi kuri Yonatani kuko yari indahemuka kandi akabigira inshuro nyinshi. Mu gihe byabaga bitoroshye, ese natwe tuzigana Yonatani? Ese natwe tuzashaka inshuti zimeze nka Yonatani? Ese tuzabera abandi inshuti nk'izo? Ibyo tuzabigeraho nidufasha abavandimwe kugira kwizera gukomeye, kubera Imana idahemuka, kandi natwe tukabera inshuti zacu indahemuka, aho kwishakira inyungu zacu ku giti cyacu. Icyo gihe tuzabera abandi inshuti nziza nka Yonatani, kandi twigane kwizera nk'ukwe. Ikibazo gikomeye kiragira giti, ese Yonatani na Dawidi bari abatinganyi?
Hari abahanga bavuga ko Yonatani na Dawidi bari abatinganyi. Ese Bibiliya yabishyigikira ibyo bavuga? Reka dusuzume ingingo zikurikira. Imirongo y'ibyanditswe baheraho bavuga batyo ntigaragaza ko bari abatinganyi. Amagambo akunze gushingirwaho nayo Dawidi yabwiye Yonatani agira ati, urukundo rwawe rwari ruhebuje, rwandutiraga urw'abagore, nk'uko twabonye ko biboneka mu rwa kabiri rwa Samweli igice cya mbere ku murongo wa 26. Hari n'abavuga ko bari abatinganyi bahereye ku mirongo igaragaza ko basomanye, nk'uko byanditswe mu rwa mbere rwa Samweli ibice 20 ku murongo wa 41. Icyakora kuba abagabo basomana cyangwa bakabwirana amagambo agaragaza urukundo byari ibintu bisanzwe mu bihe bya Bibiliya, kandi byari byemewe mu muco w'abantu bo mu burasirazuba bwo hagati, kandi icyo gikorwa naho cyabaga gihuriye n'imibonano mpuzabitsina, nk'uko byanditse mu rwa mbere rwa Samweli ibice 10 ku murongo wa mbere n'urwa kabiri rwa Samweli ibice 19 ku murongo wa 39. Abo bagabo bombi bari barashatse abagore kandi bafite n'abana. Dawidi yari afite abagore barenze umwe n'abana benshi, nk'uko byemezwa mu rwa kabiri rwa Samweli ibice 5 ku murongo wa 13 ukageza ku murongo wa 16. Umugore wa Yonatani ntiyavuzwe izina, ariko Bibiliya ivuga izina ry'umuhungu we witwaga Mefibosheti cyangwa Meribu Bayali, nk'uko byanditse mu rwa kabiri rwa Samweli ibice 4 ku murongo wa 4 n'urwa mbere rw'ibyo ku ngoma ibice 8 ku murongo wa 34. Abo bagabo bombi barumvikanaga, ndetse aba bagabo bombi bumviraga amategeko y'Imana. Yonatani na Dawidi bari bafite kwizera kandi bakundaga Imana, kandi bari bararahiye mu izina ryayo ko batari guhemukirana, nk'uko byanditse mu rwa mbere rwa Samweli ibice 20 ku murongo wa 41. Kumvira Imana nibyo bashyiraga ku mwanya wa mbere, kandi bari bazi neza ko amategeko y'Imana aciraho iteka ubusambanyi n'ubutinganyi, nk'uko byanditse mu Balewi ibice 18 ku murongo wa 22 no mu Balewi ibice 20 ku murongo wa 13. Ubwo rero iyo baba batinganyi ntibari kuba inshuti z'Imana, kandi ntibari kuba barakoze ibyo bakoze ngo bagere ku ntego, kuko bari bashyigikiwe n'Imana. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe wasanga muri Bibiliya kigaragaza ko Yonatani na Dawidi bakoze ibikorwa nk'iby'abatinganyi. Ubwo rero umuntu byemeza abahimba ibintu bitabayeho. Yonatani avugwa bwa mbere muri Bibiliya igihe Sawuli yari akimara kuba umwami. Yari umugaba w'ingabo, kandi ashobora kuba yari afite imyaka 20, nk'uko byanditswe mu Kubara igice cya mbere ku murongo wa 3 no mu rwa mbere rwa Samweli ibice 13 ku murongo wa 2. Sawuli yamaze imyaka 40 ku ngoma. Igihe Sawuli yapfaga, Yonatani yari afite imyaka nka 60. Dawidi yari afite imyaka 30. Igihe Sawuli yapfaga, byanditse mu rwa mbere rwa Samweli ibice 31 ku murongo wa 2 no mu rwa kabiri rwa Samweli ibice 5 ku murongo wa 4. Uko bigaragara, Yonatani yarushaga Dawidi imyaka igera kuri 30. Ni naha twanzuriye iby'iki cyegeranyo cyiza twari twaguteguriye kivuga kuri Sawuli, Dawidi na Yonatani. Nizeye nashidikanya ko cyagushimishije kandi wigiyemo byinshi byiza. Wifuza kudutuma ngo tugutumikire kwamamaza ibikorwa byawe byiza bikagera kuri benshi, watwandikira kuri izo nimero ziri munsi. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka muzajya mubikurikira kuri Kwiringira TV. Mukomeze mukore subscribe, mubisharinge, mubikunde, muduhe n'ibitekerezo bitandukanye. Turabashimiye, mwakoze kudutiza yombi. Nge
mwari kumwe kandi muzajya mubana mu bindi biganiro bitandukanye. Nitwa Tuyisabe Nelson ku bwa Kwiringira TV. Amahoro y'Imana abane namwe none n'iteka ryose.